Kapiteni Mwiza Ariane umaze imyaka igera kuri 12 mu ngabo z'u Rwanda RDF, avuga ko aterwa ishema no kuba yarakabije inzozi yakuranye, ubu akaba atwara indege muri RDF, aho afatanya n'abandi kurinda umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Kapiteni Mwiza Ariane w'imyaka 31 y'amavuko akora inshingano zitandukanye muri RDF, akaba yararangije amasomo y'ibyerekeranye no gutwara indege muri Werurwe w'ibihumbi 2016 mu kigo cy'Akagera Aviation n'ubundi gisanzwe cyigisha gutwara indege. Yabaye kandi umwe mu banyeshuri batsinze neza, akaba kandi yarize amashuri ye yisumbuye muri Lycée de Notre Dame ndetse anaminuriza mu byerekeranye n'imibanire y'ibihugu, ikizwi nka International Relations. Mu kiganiro Kapiteni Mwiza Ariane yagiranye na RBA yagaragaje ko yabyirutse akunda gutwara indege, ariko kandi akanumva n'amateka agaragaza uburyo ingabo z'u Rwanda zabahoye igihugu. Ibyo byamuteraga ishyaka ryo kugera ikirenge mu cyabo. Kapiteni Mwiza Ariane kandi avuga ko akazi yifuzaga muri urwo rwego ari ugutwara indege, ari nabyo byatumye yiga amasomo ajyanye na siyansi. Nyuma yo kuyatsinda neza ahita afata umwanzuro wo kujya mu gisirikare cy'u Rwanda. Kapiteni Mwiza Ariane yaragize ati, zari inzozi nagize kuva nkiri muto, aho nifuje gufatanya na basaza bacu ndetse n'abakuru bacu babohoye igihugu, nanjye numvaga naza nkafatanya nabo muri ako kazi. Nifuza kandi kuba umupilote, mba ari nabyo niga birangira mbigezeho. Kapiteni Mwiza Ariane yishimira kuba ari umunyarwandakazi ufite agaciro mu ngabo z'u Rwanda kandi ukora neza akazi ashinzwe, atirengagije noho ku nshingano zo mu rugo, dore ko yita ku muryango we neza. Kapiteni Mwiza Ariane kandi ashimangira ko kugira ngo ibyo byose ubigereho kandi bigende neza, bisaba ikinyabupfura, discipline ari nayo irangaje imbere RDF, ndetse no kumenya gukoresha neza igihe cyawe kandi ugahora wihugura mu byo ukora ngo wunguke ubundi bumenyi bushya, cyane ko isi iri kugenda yihuta ku muvuduko uri hejuru muri siyansi cyangwa se mu ikoranabuhanga. Kapiteni Mwiza Ariane yagize ati, kandi kuba umusirikare mwiza bisaba ikinyabupfura cyangwa se discipline mu kazi, kandi ukaba umupilote mwiza bisaba guhora wihugura kuko tekinoloji zihora zihinduka. Kugira ngo ube umupilote mwiza uhora wihugura ukiga ibintu bishya bigenda biza. Ashimangira ko kandi leta y'u Rwanda kuba itanga amahirwe angana ku bahungu ndetse n'abakobwa bigaragaza ibyo bashoboye. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri mu myanya y'imbere ku isi mu gutanga amahirwe angana hagati y'abahungu ndetse n'abakobwa. Mu 2024 igihugu cy'u Rwanda cyabaye icya mbere ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko, aho bari bihariye 61.3%. Kapiteni Mwiza Ariane ashimangira ko kandi aya mahirwe abakobwa batagomba kuyinemfaguza, ahubwo bagomba gufata iya mbere bagakora neza inshingano zabo ndetse bagakora ibyo basabwa, ntibagire na kimwe batinya, dore ko bashobora no kubikora neza kurusha abasaza babo. Kapiteni Mwiza Ariane ashishikariza urubyiruko by'umwihariko abana b'abakobwa gutinyuka bakajya mu ngabo z'u Rwanda, kuko n'abazirimo bakora neza bigizwemo uruhare no gufashanya ndetse no gushyira hamwe, ari nabyo birangaje imbere RDF. Ku ruhande kandi rwa RDF, ubuyobozi bugaragaza ko uruhare rw'abagore mu ngabo z'u Rwanda rutuma inshingano zigerwaho, kandi kuba bari mu nshingano zitandukanye ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko bafite ubushobozi bwo gukora imirimo nk'iy'abasaza babo. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon cyangwa se Simon Kabera yagize ati, uruhare rwabo rutuma inshingano za RDF zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu bigerwaho neza kandi mu buryo bwiza. Lieutenant Colonel Kabera yashimangiye kandi ko kuba Kapiteni Mwiza utwara indege za gisirikare bigaragaza ko n'izindi yazitwara, kuba atwara akajugujugu ntibivuze ko izindi atazitwara, kandi abagore nabo bafite ubushobozi mu mirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'ahandi. Kuri ubu ngubu kandi umubare w'abagore n'abakobwa bari mu ngabo z'u Rwanda ugera kuri 7.5%, ariko gahunda yo guteza imbere uburinganire yatangiye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, aho abagore bagize uruhare rukomeye mu mirwano no mu zindi serivisi zijyanye n'urugamba.
Reka nkubwire ngo noneho umusozo w'ikiganiro nari naguteguriye njye kikugezagaho nitwa Kwibuka Longe. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze hano kuno muyoboro wacu wa YouTube, ntugende udakanze subscribe, ukande no kunzogera ujye ubona ibindi biganiro nk'ibi ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.